mutabare turashize. Ikintu bita ubushita bw'inkende bumeze nabi, umuntu arishima, umuntu arwara ibintu by'ibiturugunyu by'ibiheri binini, umuntu arwara umutwe biteye ubwoba. Inshuti z'ikiganiro Ntayorwa, ikiganiro mukurikirana muri benshi, tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Turagaruka ku ndwara bita ubushita bw'inkende, ariyo mu gifaransa bita variole du singe cyangwa se mpox. Bayiha amazina menshi, hakaba n'abavuga ko ari monkeypox cyangwa mpox byonyine, hari n'abakoresha mpvx nko kwa muganga. Ni amazina ashobora guhabwa ino ndwara, ariko mu kinyarwanda uburyo bworoshye twayita ubushita bw'inkende. Ni indwara rero iteye inkeke kuri kino gihe cyane, kuko abarwayi bakomeje kwiyongera ari benshi mu bihugu bitandukanye, cyane cyane ibya Afurika birimo Congo, icyahoze cyitwa nyine Zaire RDC, cyagaragayemo ino ndwara ku buryo bw'umwihariko, ku buryo nko muno mwaka byonyine abantu bagera ku 1,145 bamaze kubarurwa kwemezwa ko barwaye ino ndwara. Muri bo abagera kuri 7 barangije gupfa. Mu Rwanda ho bemeje ko ari abantu 2 bagaragayeho ino ndwara. Ibyo bikaba byarashyizwe hanze nyine n'ababishinzwe ku itariki ya 24 za kuno kwezi kwa karindwi, bemeza nyine yuko ino ndwara ihari. Hemejwe yuko ino ndwara iri mu Rwanda kubera ko hagaragayeho nyine abarwayi 2 bemejwe nyine ko barwaye ino ndwara, ariko bakaba ari abarwayi bemeza yuko bakunda gukorera ingendo mu bihugu muri kano karere, kubera ko nko muri Congo aho igaragara. Mu bindi bihugu igaragaramo ino ndwara ni Kenya, Burundi, mu Rwanda se, Cote d'Ivoire, Uganda, aho hose hagiye hagaragaramo ibihugu, hagiye hagaragaramo abarwayi b'ino ndwara, ibihugu bigera kuri 11 bya Afurika, ariko no mu bindi bihugu ku rwego mpuzamahanga ino ndwara ikaba yaragaragaye. Ntabwo ari ubwa mbere ino ndwara yagaragara, kuko nyine ku nshuro ya mbere yari yaragaragaye mu 1970, ariko no mu mwaka w'ibihumbi 2022 ino ndwara yarasakuje cyane, yibasira abantu benshi, barimo n'ababana bahuje ibitsina bo mu gihugu cy'Ubufaransa. Ino ndwara yagize umubare munini cyane w'abayirwaye, birasakuza, birakurikiranwa n'umuryango mpuzamahanga w'ubuzima. Muri kino cyumweru ku buryo bw'umwihariko rero, umuryango mpuzamahanga w'ubuzima ariwo OMS ukaba waremeje yuko byashyirwaho imbaraga zishoboka mu gukurikirana kino kibazo no kwita ku barwayi ku buryo bw'umwihariko, kugira ngo bavurwe neza ndetse irandurwe burundu. Ibyo OMS ikabyemeza ifatanyije n'umuryango nyafurika nawo ushinzwe nyine iby'ubuzima, Agence de Santé de l'Union Africaine, ariyo Africa CDC. Icyo gihe nyine ku itariki ya 7 z'ukwa munani muri uno mwaka, hakaba haratumijwe inama y'igitaraganya kugira ngo yige kuri icyo kibazo nyine. Akaba ari naho hafashwe umwanzuro ko by'umwihariko hashyirwa imbaraga muri kino cyumweru kigiye gutangira, kugira ngo kino kibazo gikurikiranwe. Ibimenyetso biranga ino ndwara ni ibihe? Ibimenyetso: umuntu urwaye ino ndwara ashobora gutaka umutwe, ashobora kugira umuriro mwinshi ndetse agatitira. Umuntu ugira ufite umuriro urabizi ko atitira, akishimashima, ashobora kwishimashima.
ashobora kubabara mu ngingo ndetse no mu mitsi, ashobora noneho kugira ibintu by'ibiheri biza bikabyimba ku ruhu, cyane cyane ku ntoki, mu maso, mu ijosi, ku maboko se, ku birenge ndetse n'ahagana ku myanya ndangagitsina ye. Aha ngaha bikaba byaragaragaye ko abarwayi benshi bahuza ibyo bimenyetso. Umuntu urwaye ino ndwara rero ya mpox akaba asabwa guhita yihutira kujya kwa muganga kugira ngo bamufashe kugabanya ibyo byose biba biri mu kwigaragaza mu mubiri we, kuko utivuje ino ndwara ishobora kugira complication igakomera cyane ikazagera no ku rupfu. Ni indwara rero ibabaza cyane, aho umuntu agira ibyo biheri umubiri wose ku buryo biba bigaragara, ni ibintu biba bimubangamiye cyane. Ashobora no kugira amasazi. Amasazi ni kwa kundi umuntu aba yumva ababara mu ntantu se cyangwa se ahandi hantu biri ukumva urababara, cyangwa se ibyo bita ibiturugunyu. Ibiturugunyu ni kwa kundi ntabwo kwa kundi haba habyimbye ariko noneho n'ububabare ubwumvira mo imbere. Ino ndwara rero yandura ite? Bavuze yuko ishobora kuba yaraturutse ku dukoko runaka, udukoko tw'inkende, imbeba cyangwa se n'injangwe, noneho tukayihereza umuntu ku buryo bumwe n'ubundi, wenda ayirya cyangwa ayikozeho cyangwa akoze mu matembabuzi, cyane cyane amatembabuzi y'utwo dusimba, n'amaraso nayo abarirwa mu matembabuzi, ibyo bita liquide biologique, noneho bikagera mu muntu. Umuntu rero yabyakira bikagenda bigahindukamo nyine bikamubyarira iyo ndwara, nyuma y'iminsi akarwara akagaragaza ibimenyetso. Uwo muntu nawe ashobora kuyihereza abandi binyuze muri ya matembabuzi ye, wenda nk'abo babana ugasanga bakoze mu macandwe ye nk'urugero, inkari ze cyangwa se amaraso ye, bya bindi byose bisukika by'umuntu cyangwa ibyuya biba bituruka mu mubiri w'umuntu. Ibi byose ni ukwitwararika igihe waba ubana n'umuntu muganga yemeje yuko arwaye ino ndwara, nawe kandi akirinda kwanduza abandi. Ku buryo bw'umwihariko ino ndwara yandurira mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, cyane cyane ibi byaremejwe. Ni ukuvuga yuko umuntu uyifite ahuye n'undi utayifite aba ashobora kuyimuha ku buryo bworoshye. Imibonano mpuzabitsina cyangwa se no gusomana ku buryo amatembabuzi amwe yahura n'ay'uwundi muntu. Ni ukwitonda rero cyane mu bijyanye no kwirinda ino ndwara, kuko ni indwara yandura cyane, igenda ihererekanywa mu buryo bwihuse mu bantu bayifite n'abatayifite. Gusuhuzanya nabyo ni ikintu gishobora gutanga ino ndwara. Iyo umuntu ushuhuje uyifite nyine, ko mu ntoki haba harimo gututubikana, haba harimo izindi mikorobe, haba hashobora kuba harimo ayo matembabuzi yakozeho, none ugasanga aranduye. Ni nko mu gihe cya korona nyine, murazi ko twirindaga gusuhuzanya, ibyo byose twirindaga, badusabaga gukaraba kenshi. Ibimenyetso biranga ino ndwara ni ibihe? Ibimenyetso: umuntu urwaye ino ndwara ashobora gutaka umutwe, ashobora kugira umuriro mwinshi ndetse agatitira
umuntu ugira ufite umuriro urabizi ko atitira, akishimashima, ashobora kwishimashima, ashobora kubabara mu ngingo ndetse no mu mitsi, ashobora noneho kugira ibintu by'ibiheri biza bikabyimba ku ruhu, cyane cyane ku ntoki, mu maso, mu ijosi, ku maboko se, ku birenge ndetse n'ahagana ku myanya ndangagitsina ye. Aha ngaha bikaba byaragaragaye ko abarwayi benshi bahuza ibyo bimenyetso. Umuntu urwaye ino ndwara rero ya mpox akaba asabwa guhita yihutira kujya kwa muganga kugira ngo bamufashe kugabanya ibyo byose biba biri mu kwigaragaza mu mubiri we, kuko utivuje ino ndwara ishobora kugira complication igakomera cyane ikazagera no ku rupfu. Ni indwara rero ibabaza cyane, aho umuntu agira ibyo biheri umubiri wose ku buryo biba bigaragara, ni ibintu biba bimubangamiye cyane. Ashobora no kugira amasazi. Amasazi ni kwa kundi umuntu aba yumva ababara mu ntantu se cyangwa se ahandi hantu biri, ukumva urababara, cyangwa se ibyo bita ibiturugunyu. Ibiturugunyu ni kwa kundi ntabwo kwa kundi haba habyimbye, ariko noneho n'ububabare ubwumvira mo imbere. Ino ndwara rero yandura ite? Bavuze yuko ishobora kuba yaraturutse ku dukoko runaka, udukoko tw'inkende, imbeba cyangwa se n'injangwe, noneho tukayihereza umuntu ku buryo bumwe n'ubundi, wenda ayirya cyangwa ayikozeho cyangwa akoze mu matembabuzi, cyane cyane amatembabuzi y'utwo dusimba, n'amaraso nayo abarirwa mu matembabuzi, ibyo bita liquide biologique, noneho bikagera mu muntu. Umuntu rero yabyakira bikagenda bigahindukamo nyine, bikamubyarira iyo ndwara nyuma y'iminsi, akarwara akagaragaza ibimenyetso. Uwo muntu nawe ashobora kuyihereza abandi binyuze muri ya matembabuzi ye, wenda nk'abo babana ugasanga bakoze mu macandwe ye nk'urugero, cyangwa se inkari ze, cyangwa se amaraso ye, bya bindi byose bisukika by'umuntu, cyangwa ibyuya biba bituruka mu mubiri w'umuntu. Ibi byose ni ukwitwararika igihe waba ubana n'umuntu muganga yemeje yuko arwaye ino ndwara, nawe kandi akirinda kwanduza abandi. Ku buryo bw'umwihariko ino ndwara yandurira mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, cyane cyane ibi byaremejwe. Ni ukuvuga yuko umuntu uyifite ahuye n'undi utayifite aba ashobora kuyimuha ku buryo bworoshye. Imibonano mpuzabitsina cyangwa se no gusomana ku buryo amatembabuzi amwe yahura n'ay'uwundi muntu. Ni ukwitonda rero cyane mu bijyanye no kwirinda ino ndwara, kuko ni indwara yandura cyane, igenda ihererekanywa mu buryo bwihuse mu bantu bayifite n'abatayifite. Gusuhuzanya nabyo ni ikintu gishobora gutanga ino ndwara. Iyo umuntu ushuhuje uyifite nyine, ko mu ntoki haba harimo gututubikana, haba harimo izindi mikorobe, haba hashobora kuba harimo ayo matembabuzi yakozeho, none ugasanga aranduye. Ni nko mu gihe cya korona nyine, murazi ko twirindaga gusuhuzanya, ibyo byose twirindaga, badusabaga gukaraba kenshi. Iyi ndwara kandi ishobora kwandurira mu guhumeka,
aho ushobora guhumekera mu wundi, niba wari uyifite nyine ugasanga nawe urayimuhaye, kuko burya mu guhumeka ushobora gusohora amatembabuzi cyangwa n'umwuka nyine wanduye, ugasanga wanduje bagenzi bawe. Bishobotse umuntu uyirwaye yashyirwa ahantu ku ruhande. Wayirinda ute rero? Bisaba gukaraba cyane, gukaraba kenshi. Nakubwiye ibimenyetso byayo, nakubwiye uko ifata, ibyo byose wagenda ubyirinda, birimo nyine ya mibonano, irimo kugenda usuhuzanya abantu, birimo gukaraba kenshi, isuku ihagije, cyane cyane abantu muganga yemeje yuko bayirwaye nabo bakirinda kuyanduza abandi, kandi bakivuza ku buryo buhagije, bakubahiriza inama abaganga batanga kugira ngo ino ndwara idakomeza gukwirakwira hirya no hino. Iyi ndwara rero igira amoko abiri, mpox igira amoko abiri. Ubwoko bwa mbere ni MPVX clade 1, ubu ngubu bukaba ari ubwoko buteye inkeke, ni nabwo buriho kino gihe, bwandura cyane kandi bugaragaza ibimenyetso bikomeye cyane, hahandi umuntu uyirwaye ababara cyane. Hari n'ubundi bwoko bwa kabiri aribwo bwagaragaye hagana muri 2022 nko mu bihugu by'Ubufaransa, muri Amerika se. Ubu ngubu bwibasiye cyane cyane abantu babana bahuje ibitsina, abo bita gay. Aba ngaba bwo bwitwa kabiri MPVX clade 2. Ubu ngubu bwo ni ubwo muri bwagaragaye muri 2022. Ibyo wateguye kino kiganiro nitwa Celine uvuga ni ntayo. Ndabashimiye uko mukomeze kubana nanjye, kandi hari ibindi byinshi tubateguriye. Mukomeze gukora subscribe, like na share kugira ngo tuzakomeze kwigira hamwe ibijyanye n'ubuzima, bityo tuzagira amagara meza. Mugire amakuru.